Mwiriwe neza. Mwiriweho. Ni Metusera Comedy wa Munyagisaka. Uwo ni uwuhe? Mu kwa 12 naraguhamagaye ngusaba ikiganiro. Nkubwira ko ndi umukomedi. Kivuga iki? Nakubwiraga ku bijyanye na content yanjye, ubuzima, uburyo ndi kuza muri comedy bigoranye, ubuzima nyine umuntu agenda anyuramo n'iyi mihanda. Ni ikihe kiganiro ushaka? Ndashaka ikiganiro kijyanye na comedy zanjye nkora nyine. Ko nakora comedy? Nakora comedy? Se kujya ufasha abansabi ugafasha n'abantu batandukanye ko nanjye ndi kuzamuka. Neze ko muratanga ingero zabo dukorana ibiganiro. Baba barimo barakora ku biganiro kuri comedy cyangwa haba ari ibintu? Wenda nshobora kuza no mu buryo bwa comedy ariko n'ubuzima bw'umuntu bwita yaranyuzemo nabwo ntacyo biba bitwaye. None se gutanze ingero ngo bafashije bansabi wigeze ubona mfasha nsaba zamuka cyangwa twakoranye ibikorwa byo gufasha? Ni ukuvuga ngo ukoresha umuntu kuko yamenyekanye nta gukoresha umuntu kuko ataramenyekana. Ndi gufasha umwanzuro. Ndimo ndakubwira ngo wigeze ubona dukorana na nsabi nk'umukomedi cyangwa twari twakoze ibikorwa byo gufasha? Ariko aza mu buryo n'ubundi nk'umukomediye ntagaza nk'umuntu wapfushije cyangwa wagize ikindi kibazo. Iyo umuntu asabye ubufasha rero arimo arigereranya n'abandi. Nita nabubonye nta muntu ukwiye kurenganya. Ngaho se ubwo wenda ibyo tubireke ubwo wamfashe iki? None se kuki urimo wigereranya n'abandi? Kugira ngo ubufasha n'ububura uvuge ngo bafashije runaka. Wakabaye utanga ingingo yawe tumubona ikiganiro kurusha uvuga ngo runaka. Ingingo ariko narayikubwiye ngaho mbwira nawe icyo wamfashe. Ntabwo mbyibuka ariko iyo mbwira ngo wamamagaye mu kwa 12 ubwo yaba ari umugore wanjye batangije icyo gihe. Wowe wabyibuka koko? Ngaho ubwo se wamfashe iki nk'umwana uri kuzamuka? Uri murambwira nkaho ibintu bimaze igihe tuvugana kandi n'ibyo guhamagaye. Sibyo? Uri murambwira mu kwa 12 naraguhamagaye ubu turi mu kwa 5. Nyine wenda ikintu wenda cyari cyambabajemo gatoya Sabe. Nuko wenda kiragiye wahise unkupugasa ukambwira amagambo ukasa nk'umbwira ijambo ribi ngo ngege ibintu by'abakomedi ngo ntabyo nzi. Hari ahantu nyine wenda numvise mbabaye ndavate se Sabe we ko ubu buzima wenda ndi gucamo nta muntu utabunyuramo. Havuze ku cyo ubambwiye gutya wenda wari nkavate se iyampakanira. Ariko ndavate wenda reka nzongere nkwibutse wenda hari impamvu zabiguteye. Buriya bibaho hari ukuntu umuntu abahuze cyangwa se runaka. Ikibazo cyo guhuga. Sibyo? Ibaza ko n'ubwo unsabye ubufasha uvuga ngo mwakiriye bansabi. Deja ukuntu ukuvuga ngo ubwawe unteye kwibaza impamvu uri muragereranya nsabi nawe ubwawe. Naringereragije ko yako wenda ari abakomediye. Tuganiriye na nsabi na Kiramani. Tuganira ku buzima busanzwe. Ndambaye no kuvuga ngo nakiriye umukomedi. Wenda narimbivuze nabi. Narimbivuze iyo cyambabaje bivuze ngo n'ubwo ufite umujinya wawe. Oya. Platform yitwa Isimbi ni yanjye. Ntabwo nakira umuntu kubera yuko umuntu yakize yitera ubwoba ngo ufasha kubera ko ugomba gufasha. Oya byo ntago. Sibyo se? Nanjye niyo mpamvu ntacitse intege ndavate wenda hari impamvu zishobora kuba zarabiteye. Uhamagaye baka nari nkuzi urampamagaye urambura ndaguhamagaye. Ariko ukomeje kubigira intambara ngo urumva ngo naraguhamagaye ndarakara. Nanjye rega ndi umuntu wakuze mfasha. Ntabwo nyine ubufasha. Ariko wowe ukeneye hose sinabubonye. Ntabwo wavuga kuba ntarabubonye ko ari ikosa ry'abantu batamfashije. Urashobora kuba ataragufasha bitewe n'uko ubufasha ubusabye nabi cyangwa se atari mu gihe cyo kugufasha. Nanjye niyo mpamvu ntacitse intege nyine ndavuga ati reka nihangane hari impamvu zishobora kuba zibiteye wenda. Ukwiye rero kuba murigereranya n'abandi cyangwa uvuge ngo ugingo byarakurakaje ndetse gihe nawe turaziranye koko. Byo nanjye nibyo nibajije ndavate se kambwiye nabi ntanamubwiye nabi. Ntabwo tuziranye. Nanjye nicyo nakomeje kuvuga ariko ndavate reka mbe ndetse gucika intege. Ariko tuziranye nge nawe. Ya usibye kubona gusa. Ibiganiro byo kuri YouTube ntibyinjiza amafaranga. Neze rero byinjiza amafaranga ukaba ufite ikiganiro kuki tutagikora. Subiza noneho nawe. Warumbwiye ngo ku kiganiro? Ibiganiro byo kuri YouTube byinjiza amafaranga. Niba byinjiza amafaranga kuki tutakora ikiganiro cyangwa twinjiza amafaranga? Tureze n'ibyo kuvuga ngo twanze kugufasha. Oya Sabe wibabara wenda nyine hari ukuntu ndimo ndakubaza. Niba uvuga uti aba bantu banze kumfasha. Kandi tukora ibiganiro bigamije kwinjiza amafaranga. Kuki tutakora ikiganiro cyangwa twinjiza amafaranga? Nyine wenda aho ngaho nari nguhamagaye ngusaba ubufasha.
wenda wowe niwe nsubiza urimo urabisimbuka nkumvisha ko atari ukutagufasha sibyo ndibona ko baza bikakunanira kubisubiza iyo nkwereke ko nta mpamvu yo kutagufasha nyine wenda nuko hari habayeho izo mpamvu runaka nyine ariko iyo mpamvu zigereka ntabwo nkuzi sinkuzi bitaza kuba nk'aho ari birebire sabe wenda amamagaye nk'imu bufasha wenda two kugaruka kuri ibyo ngibyo byarabayeho wenda ntiwanabyibuka ariko wenda ngiye wakorewe ibyo wenda ndabyibuka ariko ibyo tubyirengagizeho nimba wenda nibinashoboka tuzaniyunge cyangwa se nimba ariko wenda nyine wenda hari igihe wenda uwo munsi nzawukwibutsa nyuma yuko ngo wahamagaye back urimo uranyibutsa ngo kwa 12 warampamagaye wenda uwo munsi nzawukwibutsa nzagira hari igihe wazawibuka ukavuga ati wenda kiragiye wawe urumpamagaye nabi cyangwa se wamugani ninjye wamugani uri kuguhamagara mu buryo butari bwo ukaba wanankosora urimo uransaba ubufasha kandi ntabwo nkuzi ibyo ubufasha ndabukwima kandi tugiye gukora ibiganiro bibyara amafaranga ko ariko kazi nkora marira iki gihe uti warankubye birambabaza wambwiye ibintu bitamakinga sense kuko iyo bimakinga sense kuti ntakwakira n'abandi ko mbakira nk'anabaye sabye ngaho ibyo rwose tubyirengagize kuri utwo tubazo twabayemo wumve kuri ako kantu nari nkubwiye nyine umbwire icyo wamfasha amakosa nayemeye mbwira ikintu ushaka nashakaga ko wampa ubufasha bw'ikiganiro kivuga iki ku buzima ndi kunyuramo ubuzima nyine tunyuramo isi iduhindagurikiraho tugerageza gutera imbere bikanga ngira ubuzima uri kunyuramo natire y'isi ariko bitubaho ngira ikiganiro ushaka ko dukora ikiganiro dushaka nk'ubuzima wenda nk'urugero rw'ubuzima umuntu navuga ngo wenda umuntu bwa mbere wenda urabizi ko buri muntu wese asumira kugira straight forward n'ubuhe buzima ushaka gutangaza buzima uko uri muri amingero ngo wenda ngo nk'ukuntu ngo umuntu aba atameze neza ngo wenda bivuze ngo wose wowe yembwira straight ni ushaka ko tuganira cyo ushaka ko tuganiraho twahera nyine content dushobora guhera se ubuzima ubundi ubuzima buhera hasi kugira ngo se ngere kuri izi mbuga byasabye iki yego ngiye ntabwo nkuzi mbwira ibyo ushaka ko tuganira ntunyibwire nkaho ngiye ntabwo nkuzi ariko kugusuzugura sibyo sinkuzi pe donc bimbwire nkaho uri muri bwira umuntu mushya ngiye ntabwo nkuzi atari ko ngusuzuguye ahubwo atari ko ibintu byawe ntabizi ubuzima kuri ku mutima wanjye ntabwo nkuzi okay ubuzima nyine buri muntu wese nyine agira ubuzima yaciyemo kandi agiye nkunyuramo ingenzi uburyo agenda ahura n'ingorane zigoranye metusera karame uri muri ampingero mu buzima bwawe ushaka ko tuganira kuko uri muri ampingero wenda ngo nk'umuntu ngo wenda ngo ubuzima bwawe buri muntu aba yabivuze muri ampingero ndetse ku isi buri abantu banyuze mu buzima bugoye si benshi none se ubuzima bugoye bivuze kuri mwe cy'uko kiganiro ndimo ndakubwira ngo mbwira sibyo ni nk'uko wahamagara ku murenge urimo abwira uti mfite ikibazo urabona ni ikihe kibazo ngo nk'ibibazo biba biri mu murenge ngo bari ibibazo byinshi ngo abaturage bafite ibibazo bitandukanye mu by'ukuri si uvuze ikibazo cyawe ngaho mbwira ibintu ushaka ko tuganira kandi nagerageje kuguha umwanya yego kandi nanabigushimiye ngaho mbwira ibintu ushaka ko tuganira ku buzima bwanjye bwite rero navutse mfite umubyeyi umwe kwiga nabyo biranga atari uko nari mbuze ubwenge ahubwo ari ubushobozi nzi Kigali nabwo ni burebure nzi Kigali nabwo umuvandimwe anzanye ngo aje kumfasha kwiga angira umucakara nubwo buzima nagiye nyuramo buvuga umunyagisa ko bundi yeziye TikTok bwa bahise bamenye yego umunyagisaka ndiyezeye ndatangirira urumva sinkwakira nk'umuhanzi ndatangirira ku ka video wakoze uri kuvuga ngo niba ari abakobwa ngo ba 18 wakadukiniraho gake karakana niba uri umukobwa
oya tangira nk'uko utangira intro yawe byose kuriya ntangira akara ka video ka TikTok ndi kuba kuri biriya bikecuru ngo 18 dukoremo niba uri umukobwa ukaba urengeje imyaka 28 ukaba utarabona umugabo nubona umugabo uzajya kumwandikisha muri RDB nkuko bandikisha ibicuruzwa kuko 18 baraje kumugutwara bya bikecuru ngo hubi cyakoze ikofi bya bikecuru ngo hubi ubwire rero uzampamagare mu cyumweru gitaha wabishyize ku murongo mbiri inkuru yawe sibyo uzampamagare wabishyize ku murongo umbwira inkuru yawe sawa ntabwo ari ukubimbwira igice ngo urumva nagize kunagura sibyo ubimbwire neza nta kibazo sawa Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi official na mwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye nitwe twegere dufite ubushobozi bwo kuba twakingura amarida mukabasha kwibonera ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Uyu musore rero sebo ndamwita umusore ari umupfumu. Ariko Niko uragereza bikoro utwibwire muri rusange. Ambo reka mbanze nivuga. Umunyagisa ko bundi yeziye TikTok bwa bahise bamenye. Yego Umunyagisaka ndiyezeye. Ndaje none ndatangirira urumva sinkwakira nk'umuhanzi ndatangirira ku ka video wakoze uri kuvuga ngo niba ari abakobwa ngo ba 18 wakadukiniraho gake karakana niba uri umukobwa oya tangira nk'uko utangira intro yawe byose kuriya ntangira akara ka video ka TikTok ndi kuba kuri biriya bikecuru ngo 18 dukoremo niba uri umukobwa ukaba urengeje imyaka 28 ukaba utarabona umugabo nubona umugabo uzajya kumwandikisha muri RDB nkuko bandikisha ibicuruzwa kuko 18 baraje kumugutwara bya bikecuru ngo hubi cyakoze ikofi bya bikecuru ngo hubi batuzaniye 18 ngo dukoremo yego biriya bikecuru kereka cyakoze ikofi none se ubwo wajya gufata iki kecuru cya 28 18 giha ahari ko Miss Jora afite 20 ningahe Miss Jori ukaba ufashe yakoze ikofi yakoze ikofi afite ikofi ubwo nimba adafite ikofi nyine ngo You're the queen You're the queen nimba adafite ikofi ngo hubi arayifite nyine nanjye nakuye ngo nimba adafite ikofi akaberengeje iyo myaka Brian si urabona nta mugabo azabona Brian si cyana cyiza kimeze neza reka nkubwize ukuri ukiri kuri Brian nubwo yasheta miliyoni Brian umushatse yaza gukubitira mu ubwo reka nkubwize ukuri itegure kwishakira Brian yaza gukubitira mu nzu ndakurahe reka nkubwize ukuri Brian nubwo baguhaye miliyoni se tubarezenga ndakennye nubwo ama miliyoni ejo bundi yaravuze kwa Sabe ngo sigaye afite ubwoba ko yagumiwe ngo katazabona umugabo rwose pe Brian ifaranga ugifata mikoro neza rwose Brian nubwo yaguha miliyoni 10 ngo umushake kereka ubwo witeguye kuba ingoma y'abaprosi yego kuko yakudiha niko amazina yawe witwa Umunyagisaka nitwa Umunyagisaka Metusera Comedy ayo mazina uko ari abiri TikTok baranze TikTok ninde TikTok ni uko nguko iyo ushatse Umunyagisaka Metusera Comedy abeshi babyandika gute Metusera Comedy ni mu Kinyarwanda wakwandika Umunyagisaka n'Umunyagisaka biraza niyo ko tente yanjye iri hariya Umunyagisaka ndiyizi Umunyagisaka none se kugira ngo ukorera content wabitekereje ute byaje gute ira content rero kuza kuba Umunyagisaka ndavuga ati nge nararebye hanze comedy ndi umukomediye pe ariko urabona iyi mihanda urabizi babavuna muheto bari hari ambanze nanagushimire babu buriya rero tujye tunavuga n'ibindi dusubire n'inyuma uri mu bantu ubaye umuntu wa kabiri wegereza mikoro ninji ubaye umuntu wa kabiri mvugishije ngeze kuri no mihanda abantu rwose pe mbonye nta mutima mubi n'abantu bakurikiye kino kiganiro muhamagare babu nta mutima mubi ntago ameze nk'ababandi bakira abagore barira
yaranshitiye ukoze ishatu uvuze ngo iki ndabivuze mwana ubugome bafite iyi mihanda mani iyi mihanda nabo barasira ukuntu basiragoringaga ariko iyo bamaze kugafata baragaga iniga narayihamagaye mani ntabwo ari bya nyabyo ntabwo ari na puranka mukiniraho ngenda muhamagara toke ngenge no kumuvuga benshi baramuzi yakira abagore barira n'abapfushije ni murungisabe ndamuvuze naramuhamagaye nubeze bundi nuko agatelefone nakabuze rekodere nayibitse wavagaye murungisabe ngende naramuhamagaye TikTok ifite audience wenda 30% bamaze kumenya ndamuhamagara ndavuga ati okay ndamwibwira arangije bwa mbere yarambwira ati okay ndahuze uze kumvugisha igihe yampaye ndongera ndamuhamagara ndamubwira ati okay yewe icyo nashaka guhinyuza bari abana buri nguni na buri kantu bari babivuze baravuga ati aba batipi bo mu Rwanda bamaze kugaga kandi nabo hangaha turi guca nabo barahaciye okay ndagije Jean Marie oya irindi Nyirahabimana mbo ubwo nari ndimo nkubwira ati buri nguni na buri kantu babizi ko bigeze kubikomoza hati bakira abagore bari ngenda banje kugira ngo baramubeshyira okay nanjye ndangije ndavuga ni wowe wakoze ibya buri nguni na buri kantu hoya nyine nabo bari mu kiganiro nyine bavuga kuri buno bugome bano banyamakuru bo kuri YouTube bafite kandi nabo ahangaha turi guca nabo barahace uriya murungisabe ari ku Nyarwanda igikara kiruti cya Chita Magic ariko yamaze kuba kazunga asigaye yaragaze ngo abakomediye ni ibintu by'umwanda ari abatipe bamaze kugaga ngewe nahise ubwo rero niho twari tugeze ubwo ngewe naravuze ati okay reka nanjye mpinyuze ndebe koko naramuhamagaye bwa mbere ndamwibwira okay ati ndumva ka video ati buretse ndi mu kiganiro ndaza kukuvugisha okay narabiretse ndongera igihe yampaye kigeze ndamuhamagara igihe yampaye kigeze ndamuhamagara maze kumuhamagara ndamwibwira ndamwibutsa arambwira ati ukora ibiki ndamubwira ati ndi umukomediye bro ibintu yese nkorera uriya mutipe uzi ibyo yakoreye ndimbati ewana nanjye iyo umubwiye ngo uri umukomediye wagira ngo abakomediye nimba barabamuroze iyo umubwiye ngo ndi umukomediye ewana ahita akubwira iki nakora ahita akupa telefone muhamagare umubwira ngo nzikurira cyangwa se muhamagara umugore urira cyangwa uri bukore prank ijyanye n'ibyo bintu ariko kumubwira ngo uri umukomediye uriya batipe baragaze ariko babu we ikintu nagushimiye rero tukiri aho ngaho Imana iguha umugisha ntabwo uri nk'ara batipe jya wakira abantu bose buriya ngo jya ubagarira yose ngo ntuzi irizera n'irizarumba niko abanyarwanda bajya babivuga ariko ntukajye kuba nk'abara batipe ngo wakire ngo abagore barira n'abapfushije oya jya ugira umutima muzima n'impano z'abanyarwanda igihe nicyo kintu nabanje no kugushimira umuntu uri kubyumva ntabwo ari prank babu rwose reka mpamagare ngo hamagarire Sabe umubwire ibi bintu umubwiye ndetse yakubwiye ngo icyo ubundi njye nkimara kumubwira ngo ndi umukomediye yahise nkupa se ndavuga se mutipe basi ufite telefone ufite nimero ye muhamagare mu ngero y'imene nayisibye kujye nahise ngira umujinya ndayisiba avuga ati koko yandika ndahita nanamwibutsa n'igihe basi duce n'impaka aho ngaho 07 okay yimbwira atagira ariko n'ubundi ayishyira kuri ntuza iyi nge nari mfite MTN wongera mfite MTN niwe iyo 078 nari nagiye kuri Sabe wo kwisimbi umwe wakira abagore barira n'abapfushije uramubwira ngo atazakira abakomediye ari ibintu by'umwanda yarabikubwiye se yarakubwiye ngo nagazakira abakomediye nyimara kumbwira ngo ndi umukomediye nanjye man nanjye yesa nkupa ari kuyifata se jewe ngiye kumuhamagara nongere mwibutse
muhamagara ushyire uduspeaker. Okay, sibyo Munyakibungo ubundi akwangira iki y'umurogesha? uyu mutipe wenda tukiri aho ngaho yambwira ati wenda iyo content sinyikeneye urasa kunkupa ari kuyivugira kunkupa katurebe telefone nuko ivuga ari kuyivugiraho aha ngaha rero n'abagore barire nawe neze mubeshye abagore baraburije abafite ibibazo ab'inzahuke abapfushije ariko kugera umubwira ngo uri umukomedi aguha shenyo arakantu k'inzahuke wigize gukora harimo inzahuke nako iriya video rero inkozeho banyise Rugeri Inyange nari niba mvuga ku buzima bwa Kigali ngo sha Kigali we Kigali nyivuyemo nayijemo ndi umusore nubaka convention nubaka na city tower none nta na metero yo kwitumamo no kwishyura inzu y'ibihumbi 4 ritunga yananiye pe Kigali we nditahiye pe urankoze pe ubu rero neho rako kana aho nyuze hose bamwe banyise ngo ni Rugeri Inyange bamwe banyise ngo ni Rugeri Inyange ngo ni wa muhungu uhora mu ngendo wa muhungu Kigali yananiye njya mbona ujya i Remera ari amashusho wayafatiye gute Remera ari amashusho wari uri gutembera i Remera gutyo uriya mwibase iryo ni ibanga ryanjye mwana tutaneze ubundi ari amashusho akorwa uburyo bubiri uburyo bwa mbere bari banyishe uri kugendera ndi kugendera mu ibase i Remera nafashe ibase karaka video nakoze nyine mbwira abantu ko ndi convention ubwo nafashe ibasi ndagenda nkikigera harya neza muri ya feruje ubwo urumva mba ndi kumwe n'umukameramani nawe se bari mu kirere nawe bari mu kirere kameramani we cyagomba cyo abafite uburyo mfatamo ubwo urabyumva ahubwo icyabaye nabaye nkugishyira ibasi mu muhanda asava ati shano riravutse muri Kigali ndagaje umva bari banyisha abantu bari banyishe ubu ngubu uburyo dufata ari amashusho nyine tuyafata ku muganda mu masaha ya nimugoroba kuko bahita bakwica bahita bavuga ubwo rero tekereza aha ngaha rero ari kungora bishoboka kose ariko rero reka tujye tuba abantu b'abagabo sabe uko mwumvishe yaguhaye amahirwe ni wowe utayabyaje umusaruro n'abadukurikiye babyumve sabe ntiyamuhaye amahirwe mwana oya yaguteza amatwi njye nabyumvaga buriya nari nzi ko ari n'ubugome nk'uko wabimbwiraga ariko yewe aguteza amatwi nta nubwo wowe ikintu wakagombye kuba wamubwiye ntabwo wakimubwiye kugira ngo yumve icyo uwo mushakiraga ni nako yarasaga ku ntego kuri ino shuro nawe nanabimushimiye iyi record nayo nayibitse ntago ari prank nawe kandi umvise ko nubwo wenda byirengagiza ariko ntago yabura kutabyibuka wenda iyi munsi kuki se uyu munsi noneho agerageje kumbwira kuri akambwira ati noneho sobanurira icyo washakaga uretse ko nyine uyu munsi noneho abashije kwemera akabati ngaho mbwira icyo washaka noneho icyo gihe cyo nese sakwemera n'ikiganiro noneho ndamushimiye akubwiye ngo muzajye gukora ikiganiro ryari ndamushimira ambwe nzamuhamagare ku wa 4 ndamushimiye n'ikiganiro ntacyumva ndamushimira ariko kuri iyo nshuro niko byagenze nawe kandi wumvise asa nkaho abyibuka ariko niko byagenze ntabwo yambwiye ati tegura umbwire kuri content yawe y'ubuzima ni ukuvuga ngo rero kuba duhuye ntuza ayisemera ikiganiro ni ukuvuga ngo wowe sinzi wa mugani kwa babu mpagiriye umugisha wo kuba ntazongera no kwijundika burungisabe kwa babu mpagiriye umugisha wo kutazongera no kwijundika sabe ariko kuri iyi shuri naho urabona ko byibuze ubundi nge wenda haho ku buzima bwo nanyuzemo burimo bujya bumbabaza simba wenda sinago nashaka kubuvugaho nishakiraga jewe ubuzima bujyanye na comedy ariko nyine nawe wabyumvise ko atajya yakira umukomedi oya yambwiye ko content y'ubukomedi yambwiye ngo wigereranya ko ntago bari yamba kuresha ubukomedi
wigereranya na Sabi ngo mukoresha kuri content y'ubuzima. Wumvise ko nubwo ariko ahangaha Sabe ndamushimiye cyane. Nanjye namushimiye. Ndamushimiye cyane. Twatangiye uri kumuharabika bikambabaza cyane ariyo mwanzuro nafashe ngo tumuhamagare. Navuze ibyo yakoze kandi nawe arabizi. Ahangaha rwose yerekanye urukundo akunda abanyarwanda n'abantu bafite ubuhamya. Akwemereye no kuzagenda ugatambutsa ubuhamya bwawe bwanje. Ndanamushimiye ampaye kuwa 4 nenaho na Sabivuze imbere ya kamera. Narabizi kari imbere ya kamera. Ikiganiro azacyumva. Sibyo? Kuwa 4 ntago nagisohora mbere yuko mukorana. Kugira ngo atazabona ko twe turi no kuri kamera ugasanga amahirwe yawe urayabuze. Ntabwo nagisohora mbere yuko nta kibi twavuzemo cyatuma tampa ikiganiro. Ese hari kibi twavuze? Hari nawe ibyo twavuze arabizi. Nawe yambwiye ngo ntago mbakoresha nk'abakomedi. Mbakoresha kubijyanye na content y'ubuzima. Wabyumvise? Wabyumvise ya content y'abantu barira. Y'abantu barira. Ikikira buri kiganiro. Uragira ngo nkore. Uragira ngo umeneshe umuceri. Fata ibyo yavuze ngo ntago mbakoresha nk'abakomedi. Ariko giye reka mbabwize ukuri. Ndetse ugatinye kuvuga ukuri. Wenda azakinyina. Ariko ngiye nzajya navuga ukuri. None se byavuze. Oya, tujye tunareka n'ibintu bagutemye mu mutwe. None se ndavuga icyo yavuze. Oya babu. Yereka kubwiza ukuri. Yewe nta muntu ngewe ntabwo nzatinya kuvuga icyo wavuze. Barabwiye ngo bagira toromo ndabipinga ariko bishobora kuba ibintu byo. Oya, reka tubwizanye ukuri. Yavuze ngo nongeye mbisubiremo inshuro 3 n'iyanyuma. Wikongera kugereranya Sabi mu bukomedi mbakoresha mu buzima bwite. Ntago baza nk'abakomedi. Nanjye rero ntago nzagenda ndi umukomedi. Kandi ubwo ntago nzagenda ndi umukomedi. Ntago uzagenda uri umukomedi. Kandi wowe washakaga kujyayo ndi umukomedi. Ariko arashaka ko nzajya muri buriya buzima. Niyo mpamvu nanze kubusobanura muri imbere ya kamera kuko wari gushaka ko bya bikomere bituma nzana yamarira nanjye nkagaragaza intuza. Ntago mutinya icyo arashaka ngo ngarure nanjye ninjire muri content. Uraneranya na Sabe. Uraneranya na Sabe. Ese ni uri kubivuga. Kandi uri kubikorera iwanjye. Uyu mugabora abadukurikiye bumvise uko byagenze nanga kuvuga content y'ubuzima. Sibyo? Ati mbwira content arashaka ngo nge muri bya bikomere. Kuko bya bikomere ni kuvuga ngo buri muntu wese agira ibintu yakira. Mubwira umuntu wakira abakomediye. Sibyo? Wakira impano harimo Yago Irene. Uriya yakira abantu bafite ibikomere. Sibyo? Sujye ubona ko yubakira n'abantu batishoboye. Nyine urugero. Niyo content akora. Urugero nyine wenda gatoya. Impamvu ngewe narindi kuvuga ku buzima bwa comedy sirago duhura nazo. Ariko we ntabishaka. Kuba impamvu barabagore bavango yakira abagore barira. Buretse gato. Allo, ngatingiro gato. Allo? Babu, icyo nakubwiraga nabisubiyemo keshi. Sibyo? Ndakubwira ati yambwiye ngo wigeranye ubuzima tuba bwabariya kuko mbakoresha mu buzima bwite nyine. None se ubwo urumva nta ari gushaka nyine ngo ibi umuntu akujyanye muri buriya buzima niho hahandi nyine nawe uzahita ya content nyine ntuyumva se ningera muri ubwo buzima irira rizatakara. Oya ariko se ni ngombwa ngo amarira atakare. Kuki yanze ko reka tuve kuri Sabe twigire ku buzima bwawe. Ira content yawe wayikoze gute wayitangiye ryari? Ira content nge naricaye ndeba ari mfite impano nyine ari n'ibyo byose tuba tugarutseho kwiruka ku bantu. Ariko buriya byo kwiruka ku muntu ntacyo wakoze biravuna.
ariko iyo wiruka ku muntu warakoze nawe arareba akavuga ati ubwo yakoze, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite iki ngo mpereho, ufite iki ngo mpereho, ufite iki ngo mpereho. Ndabati nibyo wamugane, ese wamugane ndirukanka ngo mbwira kanaka ngo namfashe, nakoze iki? Dusoza ikiganiro nanjye reka nereka abanyarwanda ko hari ikindimo, hari ikikurimo, hari ikikurimo. Dusoza ikiganiro, abanyarwanda niki ubifuzaho? Dusoza abanyarwanda kibabwiye cyo ukurikiye ntago wambwiye kiratambukaye ko nabonye cyane ebyiri. Oya ntacyo vuga wowe cyo wifuriza abanyarwanda. Nako mvuga icyo nifuriza abanyarwanda, icyo nifuriza abanyarwanda cyangwa icyo mbasabaho, icyo ubifuzaho. Icyo nifuza abanyarwanda, mukomeze munkurikirane ku mbuga zitandukanye, aho mumbonye mukore subscribe kuri YouTube ni Metusela Comedy, kuri TikTok ni Metusela Comedy. Umunyagisa kubundi ndacyabarasira ndakenda mama ndagapfusha ruka wenda muzanye uraba reka kukasabe ndejejije ndabuze ubure babu ubugoryi bwabo kuri social media ndabuvuga none reka mubwire hari imbwa nka ziriya ngo nabatinganye. Reka tuzaze ikiganiro wa mugabo nzagaruka, reka ngo ni shitani kanyo waravuze niko yiyita ngo shitani kanyo nzako reka mubwize wakoze ndagiye, ariko reka umuntu w'umugabo wirwa akambara amaherena akambara pampa ngo baturashe mu kibuno ngo twara promote.